Ese mujya mwibaza impamvu abantu baguze amasambu mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa mbere y'aho gato, uyu munsi bafite umutungo ufite agaciro karenze kure ayo bayaguzeho? Reka dutekereze gato. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari abantu benshi babonaga ubutaka nk'ikintu gisanzwe. Hari n'abantu bagurishaga amasambu yabo kugira ngo bagure amagare, amatungo cyangwa se barangize ibibazo by'ako kanya. Icyo gihe hari ahantu henshi mu Rwanda heza waguraga isambu ku bihumbi 10, 20, 100, 500, ariko iyo ikaba ari isambu nini ifatika cyane. Ubu ngubu ibintu byarahindutse. Wakwibaza ngo byagenze gute kugira ngo ubutaka bwinshi bwaguzwe icyo gihe uyu munsi bube bufite agaciro kageze kuri miliyoni nyinshi cyangwa se amagana. Impamvu ya mbere ni uko ubukungu bw'igihugu bwagiye buzamuka. Uko imyaka yagiye ishira, mu myaka ya za 2000 u Rwanda rwari ruri mu rugendo rwo kwiyubaka. Nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyari kivuyemo, ubukungu bwari bugitangira kwaguka, ibikorwa remezo byinshi bitarubakwa, imihanda myinshi itarakorwa neza, amashanyarazi n'amazi bitaragera ku bantu. Noneho uko imyaka yagiye ishira, igihugu cyubatse imihanda mishya, amashuri, ibitaro, amasoko n'ibindi bikorwa remezo. Iyo ibikorwa remezo rero bigeze ahantu, agaciro k'ubutaka k'aho hantu karazamuka cyane. Isambu yagurwaga amafaranga make kuko yari kure y'umujyi cyangwa nta muhanda uyigeraho, ishobora guhinduka umutungo ufite agaciro gakomeye nyuma y'uko umuhanda uhageze cyangwa hakubakwa ibikorwa bikurura abantu. Ikindi kandi uko ubukungu buzamuka niko amafaranga atangira kuzenguruka cyane mu gihugu, icyo bita money circulation. Abantu bagatangira kubona akazi, imishahara ikazamuka, ubucuruzi bugatera imbere, kandi ubushobozi bwo kugura imitungo bukiyongera. Iyo abantu benshi rero bafite ubushobozi bwo kugura ubutaka, igiciro cyabwo kirazamuka kubera ko ababushaka baba ari benshi. Impamvu ya kabiri inakomeye ni ugutakaza agaciro k'ifaranga. Abantu benshi bumva ko amafaranga babitse ari umutekano, ariko hari ikintu cyitwa inflation cyangwa izamuka ry'ibiciro. Bivuze ko amafaranga 1000 yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 yari afite ubushobozi bwo kugura ibintu byinshi, ariko 1000 cy'ubu namwe murabyumva. Urugero, amafaranga washoboraga kuguramo ibintu byinshi mu mwaka w'ibihumbi 2000 uyu munsi ashobora kutagura na kimwe cya kabiri cyabyo. Ni ukuvuga ko rero uko imyaka ishira, amafaranga agenda atakaza agaciro gahoro gahoro. Ibi nibyo bituma rero umuntu wabikije amafaranga muri banki imyaka myinshi ashobora gusanga ubushobozi bwo kugura bwaragabanutse, ariko ubutaka bwo bukora ibinyuranye n'ibyo. Mu gihe amafaranga ashobora gutakaza agaciro, ubutaka akenshi bwongera agaciro uko imyaka ishira. Niyo mpamvu umuntu washoye amafaranga mu masambu mu mwaka w'ibihumbi 2000 ashobora kuba yararinze umutungo we neza kurusha uwabikije amafaranga muri banki gusa. Impamvu ya gatatu ni ubwiyongere bw'abaturage. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 abaturage b'u Rwanda bari bake cyane ugereranyije n'uyu munsi, ariko uko imyaka yagiye ishira, abaturage bariyongereye cyane. Buri mwaka havuka abantu bashya, abandi bagashaka aho kubaka no gukorera ibikorwa byabo. Ikibazo ni uko ubuso bw'igihugu butiyongera. U Rwanda rufite ubuso butoya butiyongera, kandi abaturage bo bakiyongera. Bivuze ko buri mwaka abantu bashaka ubutaka baba ari benshi kurusha ubutaka buboneka. Ikintu rero gikenewe cyane kandi kikaba kidashobora kwiyongera mu bwinshi bwacyo, igiciro cyacyo kirazamuka. Ni ihame rikomeye mu bukungu. Ubutaka ni ikintu mu bintu bimwe cyane ku isi bidashobora kongerwa n'abantu. Dushobora kubaka amazu menshi, gukora imodoka nyinshi, cyangwa se gukora ibicuruzwa byinshi, ariko ntidushobora gukora igihugu gishya cyangwa kongera ubuso bw'igihugu. Ikindi abantu benshi batitaho ni uko imijyi ikura. Ahantu hafatwaga nk'icyaro mu mwaka w'ibihumbi 2000 hashobora kuba ari umujyi cyangwa hafi uyu munsi uko imijyi yaguka. Reka dufate urugero rw'imijyi yagiye ikura. Turebe nk'umujyi wenda nko ku Ruyenzi. Abantu banyuraga ku Ruyenzi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Aka kanya bahageze baheruka icyo gihe ntabwo bahamenya, kuko umujyi wa Ruyenzi ubu ngubu uretse Nyabarongo na kiriya gishanga, ubu wakagombye kuba amaze gufatana n'umujyi wa Kigali. Bisobanuye iki rero? Uko ibintu ahantu hafatwaga nk'icyaro mu mwaka w'ibihumbi 2000 hashobora kuba ari umujyi cyangwa hafi yawo uyu munsi. Uko imijyi yaguka, ubutaka bwaho burushaho gushakwa cyane. Isambu yagurwaga
nkaho nta gaciro ifite, ishobora kwisanga ari ahantu hifuzwa n'abashoramari, abubaka amazu cyangwa ibigo by'ubucuruzi. Hari ikindi cy'ingenzi cyane abantu bakize hafi ya bose bafite, ni igice cy'umutungo wabo mu mitungo itimukanwa. Niyo mpamvu si uko baba bafite amahirwe adasanzwe, ahubwo ni uko bumva ko ubutaka n'amazu ari umutungo ushobora kurinda agaciro k'amafaranga yabo igihe kirekire. Niba urebye amateka y'ibihugu byinshi ku isi, usanga ubutaka bwaragiye buzamura agaciro mu gihe kirekire kurusha uko amafaranga azamura agaciro. Niyo mpamvu abantu benshi bifuza kugura ubutaka hakiri kare, aho gutegereza igihe buzaba buhenze. Mu gusoza rero, niba umuntu yaraguze isambu nziza mu mwaka w'ibihumbi 2000 kandi akayibika kugeza uyu munsi, birashoboka cyane ko yaba afite umutungo ufite agaciro karenze kure amafaranga yayiguze. Si ukubera amahirwe, nk'ibi nta mahirwe aba arimo, ahubwo ni ukubera ihame ry'ubukungu, inflation, ubwiyongere bw'abaturage, iterambere ry'ibikorwa remezo, n'uko ubutaka ari umutungo udashobora kongerwa. Rero niba ufite amafaranga, nakugira inama yo gushora mu mitungo itimukanwa, cyane cyane nk'ubutaka, cyangwa se inzu. Cyane cyane ubutaka, ikibanza, inzu, kuko ibyo bintu, ubutaka n'amazu bikunda kurinda agaciro k'ifaranga mu gihe kirekire. Mu gihe amafaranga ashobora gutakaza agaciro bitewe n'izamuka ry'ibiciro, umutungo utimukanwa akenshi ukomeza kongera agaciro bitewe n'ubwiyongere bw'abaturage, iterambere ry'ibikorwa remezo no kwaguka kw'imijyi. Intego y'iyi video yari iyihe rero? Kwari ukubereka yuko abantu bashora amafaranga yabo mu mitungo itimukanwa, akenshi niwe usanga baragiye bagakira. Wenda twirengagije ko umuntu ukora amafaranga buri munsi, ucuruza amafaranga mubyarira ndi buri munsi, abacuruzi nibo bafite amafaranga ya mbere. Ariko niba ubona udafite ubushobozi bwo gucuruza, ukaba ufite indi mirimo ukora itatuma ucuruza, fata amafaranga yawe uyashore mu mitungo itimukanwa. Kuko njye mfite umuntu nzi waguze akantu akagura 800,000, ejo bundi bamuhaye 50,000 kandi bamuhaye 1,50,000 kandi nta n'imyaka 5 ahamaranye. Yaguze 800,000, arangije ahagurisha 1,50,000. Bahanyujije umuhanda gusa, hahita hazamura agaciro. Rero nawe niba ufite uburyo bwo kugura amasambu, cyangwa se ukaba ufite ubushobozi bwo kugura ibibanza cyangwa amazu, shora aho hantu, ni sure deal. Reka tubare muri video zikurikira. Iyi channel yitwa Unguka Ubumenyi Post, ngewe nitwa Emmy Fierté. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe. Niba usanzweho, kanda like kuri iyi video, wandike muri comment uduhe igitekerezo, hanyuma tuzabane muri video zikurikira. God bless.